ese ninde wishimira kuba mu buhungiro nk'uyu mugabo yahise ahunga muri gereza ni hahandi azafatwa kandi azafungwa, wenda niyo yabaho atafunzwe ibyo byose yahunze igihugu, yaba yahunze igihugu, yaba yangaye. Ninde wishimira kwangara? Yari afite aho aryama, yari afite amahoro, yari afite ubutaka yahinga, yari afite abana. Ninde wishimiye ubwo buzima? Ni ukuvuga ngo hari igihe satani tunyaga ariko umuntu ntabashe kubona ko ari wabigizemo uruhare. Mu by'ukuri ni 4 n'itanu, ariko noneho urimajina kugira ngo uwo mwana uyu munsi abe yaratangiye no gutekereza ngo mama yaba atakiriho ibibazo simba mbifite. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kaireme TV, umunsi mwiza. Ngaruwe muri studio ni ikintu gikomeye. Umugabo agiye mu kabari, amaze kujya mu kabari arasinze. Gusinda ni kimwe, hanyuma iby'inzoga zikoresha ni byinshi, ariko noneho aratashye. Ageze mu rugo afata umuhini akubita umwana we w'umuhungu abaramwisha. Rero byagenze biti, harazamo story ya mukase, harazamo ko umwana yagiye gukiza mukase ari kugira ngo abakiranure, hanyuma ahageze noneho bihindutse ko ari we ukubiswe umuhini. Byageze ababonye kubakiza byarangiye, nyine bamaze kwikiranura birangiye, aragenda ajya kwiyicarira hanze. Nawe yari yanyweye yasangiye na se, hanyuma noneho ageze hanze yiyicariye ise. Umwana agira ngo byarangiye kuko se yakiranuye mukase n'umugabo. Ageze hanze yicariye, agiye kubonabona yumva papa wamukubise umuhini mu mutwe. Uwo mwana w'umuhungu w'umusore aba arapfuye. Harimo kesi ya mukase, harimo ko umwana yabanaga na se kandi se nyine akaba yarashatse undi mugore, uwo mugore akaba yabaye mukase w'umwana. Wakwibwira uti ese amaherezo azaba yahe ku bana ko bashakanye ko bikomeje kuba gaterera nzamba? Nta munsi w'ubusa tujya tukumva amakimbirane yavutse mu ngo, nta munsi tutumva amakimbirane yavutse mu ngo, nta munsi tutumva ibibazo byavutse mu ngo, nta munsi tutumva ikintu gikomeye nk'icyo. Reka mbasomere uko byagenze, mwiyumvire namwe. Uru rupfu rw'uyu mwana ruteye agahinda n'agahomamunwa. Ni ukuvuga ngo umuryango nyarwanda ukeneye kwivura, ukeneye gutangira process yo kuvurwa ibikomere. Ingo gushakana ni ikintu cyiza, ni umuhamagaro mwiza, kuko buri wese ashaka akeneye umunezero. Ariko iyo mumaze gushakana hashobora kuvuka ibindi bibazo. Igihe bivutse wabijera gute? Ese ni gute wagakwiriye kwitwara imbere y'ibibazo? Ushobora kuba wenda ibibazo bihari nyamukuru ari ikibazo wenda cyuko hari ibyo mutumvikanaho n'uwo mwashakanye. Ese kunywa inzoga nicyo gisubizo? Ese kunywa inzoga nicyo cyabafasha kugira ngo ibyo bibazo bikemuke? Ahangaha reka tubiganire. Ndagira ngo basomere mu by'ukuri uko byabagendekeye aba bantu, hanyuma namwe mwumve, hanyuma noneho munabyirinde mu ngo zanyu, kuko inkoni ikubise muke wirenza urugo. Ibyabaye muri uru rugo nawe bishobora kukubaho. Igihe cyose umuntu anywa inzoga, igihe cyose inzoga zikurusha imbaraga cyangwa se utabasha gukontorora inzoga, kandi umuntu wese unywa inzoga ejo n'ejo bundi aba ashobora guhinduka umusinzi, aba ashobora guhinduka umuntu wakora ikintu kibi bitewe n'uko yanyweye inzoga. Ni ukuvuga ngo inzoga niba twemeranya ko ari ikiyobyabwenge, buri wese yagakwiriye gufata umwanzuro akavuga ati reka ndeke inzoga ko zishobora kunkoraho cyangwa se zishobora kunteza ibibazo cyangwa zikanteranya n'umuntu tubana. Ni ukuvuga ngo ahangaha reka tubivugane. Hari umwana mperutse gusanga ku kigo cy'amashuri, arambwira ati yewe hari igihe ntahandira, ati kuko buri gihe ndara ijoro, mama ataha nijoro cyane aririmba asakuza avuga cyane, ati yamara no kwinjira mu nzu ntakinga inzu agakomeza agasakuza, inzu irangaye, rimwe na rimwe inzu ikarara irangaye. Ati mba naryamye kugira ngo nze kubona uko njya kwiga, yiga muri secondaire mu wa mbere. Ati noneho najya ku ishuri kwiga bikananira kubera ko mba naraye ijoro. Ati kandi mama ati ubwo no ku musozi hose aho amanuka aririmba asakuza yasinze, ati ubwo niko hari n'abagabo bamutaking advantage bakamusambanya. Ati hari igihe nicuza icyatumye mvuka, ati ndeba mama nkumva agenda karanyishe, ati nkumva isi kubera iki bimeze gutya. Ati n'igihe natekereje ngo ese wamukubita nkamwica,
akavaho kugira ngo ngumane n'ibibazo. Urumva umwana wiga muri segonderi mu wa mbere wenda agize niba yarakererewe mu mashuri agize imyaka 14 ariko noneho urimajina kugira ngo uwo mwana uyu munsi abe yaratangiye no gutekereza ngo mama yaba atakiriho ibibazo simba mbifite, kubera umubyeyi unywa inzoga. Nyina w'umuntu ntashobora kumushakira ibikoresho, umwana iteka ikigo nicyo kimufasha kugira ngo abashe gusavayivinga akomeze kwiga. Nta uniforme, nta kwishyura byibura school feeding, nta kintu na kimwe. Nuvuga ngo ikintu umwana byose arimenya, n'amakaye akimenya, n'amakaramu akimenya. Nyina icyo akora ni ukunywa agasinda. Twari tumenyereye ko abagabo ari bo banywa bagasinda, ariko noneho n'abagore inzoga zabagiyemo, ubu kunywa ni umushinga, niyo gahunda. Ndifuza rero ko twe tubiganireho, dufata icyemezo wo gukurikira Kayireme, ubuzima bwawe ujye ugira aho ubuvana, ugire n'aho ubugeza. Ntukumve ko uko abandi babayeho cyangwa ibyo abandi bakora nawe ari byo ugomba gukora. Jya utekereza iteka ko wowe ugomba kuorganiza ubuzima bwawe, ukabaho uko wowe ubishaka, utagomba kubaho uko abandi babayeho. Ntabwo ibibazo abandi bafite nawe bigomba kukuzaho, nta nubwo ugomba gukomeza ubabaye nk'uko abandi bababaye, ahubwo wirinda ubuzima bwawe kuko niyo mahirwe wagize. Kayireme, reka tujye tubigendanamo neza, ibindi byose Imana izajya idufasha. Reka noneho mbazanire uko byagenze. Ese byagenze gute? Aba bantu byabagendekeye gute? Reka tugaruke mu kanya. Bakundwa rero ngaho mwumva uko byagenze. Ni ukuvuga ngo hariya mu karere ka Gasabo nk'uko mubireba hano ku ikarita, kari akantu k'umutuku ni ukuvuga ngo karagaragaza ikarita ya Gasabo. Ni ukuvuga ngo ni igice cy'akarere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo rero umugabo umwe yasinze, amaze gusinda arihekura. Mu by'ukuri uwo mwana w'umusore yishe yapfuye ku munsi w'ejo ku itariki 11. Uyu munsi rero ku itariki 12 nibwo twebwe turimo turabibabwira. Ni ukuvuga ngo umugabo yarasinze, arasinda, amaze gusinda yica umwana we w'umusore yibyariye. Imagine umwana arakuze, akuza agomba kuzavamo umuntu uzakugirira akamaro, noneho ntakira uruhinja rugwa mu ziko, wowe ubwawe uramwishe, kandi umwishe ntacyo mupfa, just kubera wasinze. Manyinya, ni inkuru yasohotse ku Museke. Noneho rero reka tubabwire uko byagenze, yanditswe n'umunyamakuru witwa Tuyishimire Raymond. Ahangaha ukuntu byagenze, inkuru iravuga ngo umugabo wo mu karere ka Gasabo aravugwaho kwiyicira umuhungu we w'imfura, amukubise umuhini, bigakeka ko yabitewe n'ubusinzi, umuhini wo mu isekuru. Amakuru avuga ko ku itariki 21 Kanama uyu mwaka aribwo mugabo arigira Jean Paul yatashye ari kumwe n'umuhungu we witwa Niyonkuru. Bombi basinze bavuye kunywera mu isantre yo mu kagari ka Mbandazi, umurenge wa Rusororo. Abaturanyi b'uyu muryango bakavuga ko uyu mugabo ngo akigera mu rugo avuye mu kabari yatangiye gushwana n'umuhungu we, maze amukubita umuhini w'isekuru. Umwe yagize ati yavuye mu kazi aje asanga arimo araserera na mukasi, azaje kubakiza. Ni ukuvuga ngo umusore yaraje asanga se umugabo n'umugore bari gutongana, we azaje kubakiza. Mu kubakiza rero yarazi ko byarangiye, arangije aragenda yicarira hanze. Yamuturutse inyuma amukubita umuhini. Urumva umugabo niwe waturutse inyuma, umwana w'umusore amukubita umuhini, kandi umwana yaraje arabakiza, akiza umugabo n'umugore, just kubakiza, nta kindi kintu yakoze kibi. Noneho abari ubihomberamo abahasize ubuzima. Undi nawe ati, ubwo n'undi muturage ati nta kintu yapfaga na se kigaragara, ahubwo ni inzoga baje basinze, ari umwana yasinze na se yasinze, ariko si ubwa mbere bari bashwanye, bwari nk'ubwa kabiri. Ati yaranyoye aza ashaka gukubita umugore mukuru, umwana aza atabara. Aho atabariye arasohoka yihagararira hanze, amaze kubatabara yihagarariye hanze, azi ko byarangiye. Noneho undi aragaruka ahita afata umuhini wo mu isekuru arawumukubita, undi arahanuka yikubita hasi. Ibyo bikimara kuba, uwo mugabo ngo yahise atoroka, umusore nawe ajyanwa kwa muganga. Kuri uyu wa kabiri rero tariki 10 Nzeri nibwo uyu musore nyine ngo yaje kwitaba Imana. Ni ukuvuga ngo yitabye Imana umunsi w'ejo, yitaba Imana nyuma yo kumara ibyumweru 2 byose ari mu bitaro arwaye, azira se
wamukubise umuhini amurenganyije kuko umwana yari amaze kubakiza, ariko ibi byose bikagaragara ko ari inzoga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mbandazi Twagirumwami Paul yabwiye radiyo na TV10 ko iperereza ryatangiye ngo uyu mugabo akurikiranwe mu butabera. Ati twabasabye ko azindukira aha akajyana raporo kuri RIB agatanga ikirego. Nyakwigendera niyo nkuru yabaga kwa mukase nyuma yaho se umubyara atandukaniye na nyina. Ngo niba nyina yarigendeye, mugabo yacyuye undi mugore mukase, hanyuma ni naho umwana yaguye. Noneho ati rero twasabye ko azindukira aha akajyana raporo kuri RIB agatanga ikirego. Utanga ikirego sinzi ninde, uko biri bugende sinkuzi, ariko mwabantu mwe nagahoma munwa. Njya nkunda kubwira abantu nti mu by'ukuri ikintu niba kidatuma ubaho neza ubuzima wishimira, ese ninde wishimira kuba mu buhungiro? Nk'uyu mugabo yahise ahunga muri gereza, ni hahandi azafatwa kandi azafungwa. Wenda niyo yabaho atafunzwe, ibyo byose yahunze igihugu, yaba yahunze igihugu, yaba yangaye. Ninde wishimira kwangara? Yari afite aho aryama, yari afite amahoro, yari afite ubutaka yahinga, yari afite abana. Ninde wishimiye ubwo buzima? Ni ukuvuga ngo hari igihe satani tunyaga, ariko umuntu ntabashe kubona ko ari wabigizemo uruhare. Mu by'ukuri inzoga igihe cyose zizaguteranya n'abantu uzazireke. Ikintu cyose gishobora gutuma umuntu umugirana ikibazo utari normal, wenda wagirana ikibazo n'umuntu kubera karagiteri yawe yananiranye, ariko kugirana ikibazo n'umuntu just kubera inzoga nagahomamunwa, ni ukunyagwa zigahera, ni ukwibwa. Satani abakwibye bihagije. Aha rero ngiye navuga ngo weho mugabo, niba unywa inzoga zikaba zikuganza kugeza kuri uru rwego, kugeza ku rwego ushobora kwica umwana wibyariye, ibyaba byiza wareka inzoga, kuko ushobora gutekereza ko wenda wewe bitazagera aho ngaho, ariko inzoga ni inzoga. Urabizi ko ushobora gusinda ugakubita umuntu ikintu utabishakaga, icyo kintu kikamwica. Wari ubizi ko ushobora gusinda umuntu mutari mwapanze kurwana mukarwana just kubera yuko wasinze? Wari uzi ko ushobora kunywa inzoga bigatuma ugira umujinya ukavuga nabi kandi utari usanzwe ufite? Wari uzi ko ushobora ibintu inzoga zishobora kuguteza ni byinshi. Ibyo byumvikane ko n'itabi rishobora kubiguteza. Icyaba cyiza wareka inzoga, wareka itabi, kuko ni ibintu bishobora kukwangiriza ubuzima. Wigendera ku madini. Ntabwo inzoga abazinywa bose ari uko ari abakatolike, reka inzoga, ureka itabi, wibereho ubuzima buryoshye. Hari uwambaza wenda ati se abantu batanywa inzoga bo babayeho ubuzima buryoshye? Reka njye nkwereke. Fata amafaranga tuvuge 2,000 wanywereye buri munsi. Unywera make ni 2 ku bakunda inzoga. Unywera make ni 2 wanywereye umunsi umwe, tubifate dukube iminsi 5 mu cyumweru, biraza guhinduka 10,000. Ku kwezi biraza guhinduka 40,000. 40,000 nge ndamutse mbibitse mu mezi 10 ni 400. Mbibitse imyaka 2 ni 800. Mbibitse imyaka 5 byahinduka 400 gukuba mugo ni 480 gukuba 10. Wenda tuvuge ko mbibitse imyaka 10, 480 ça fait 4,800,000. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga 4,800,000 ntago nabona umuntu yanguriza ngewe, ariko ndamutse nizigamye ayo nari kunywera iyo nzoga ya 2 nkayabika, nazagira 4,800,000, nkazabasha kugura imodoka mu myaka 10. Ariko nshobora no kuzarinda mpfa naguze imodoka kubera inzoga. Reka tubare noneho nk'umuntu w'inzoga zifatika. Hari abantu muri weekend avuga ati ngewe imibyizi sinywa inzoga, ariko muri weekend akanywera n'ibihumbi 30, akabishyira hariya cyangwa 100 rigahita akarinywera inzoga. Ayo mafaranga we uraza gusanga nko mu myaka 10 iyo akaba afite miliyoni ze byibura 50 kuri konte ye, ariko nta nimwe wamusangana kubera ko yanywaga inzoga. Nta kibanza uzamusangana, nta nzu uzamusangana, wenda inzara yifite, ariko nayo yavuye kubera ko hari izindi mbaraga yashyizweho n'umugore we cyangwa se n'abana be zituma abasha kugira icyo yigezaho. Reka turebe nk'umuntu unywera ku munsi nabura ibihumbi wenda ku munsi 4,000 cyangwa 5. Uwo muntu nufata bya 5,000 ugakuba iminsi 5 25, ubwo nukuba ukwezi biraza guhinduka 100,000. 100,000 bikube mu mezi 10 ça fait 1 million.
buri mezi 10 miliyoni akaba arayibitseho, ubwo mu mezi 12 azaba yibitseho miliyoni 1,200,000, dukube noneho imyaka 10 azaba afite miliyoni ze 12. Urumva ni ikibazo gikomeye. Niba umuntu adashobora gutekereza ngo avuga ati ubuzima bwanjye buri mu kaga kubera ko ndi kunywa inzoga, kubera ko inzoga ziratuma nduka, ziratuma nseba, ziratuma njya mu bantu nkumva ndasebye, cyangwa ziratuma nica umuntu, cyangwa zitume nkora ibyo ntari gukora, noneho reka ngiye mpungire kure inzoga. Ahubwo guhungira kure inzoga bikamunanira, akikonsantra mu kwangiza ubuzima bwe aho kugira ngo yiteze imbere. Hari abantu benshi batakibarizwa muri iyi sosiyete kubera ko bamaze kwangiza abantu, bisha abandi, bakoze ubugome butandukanye, kandi byinshi barabikoze babiterwa n'inzoga. Noneho hasigaye uyu munsi barafunze, abandi bararashwe, barishwe kubera ko bari barimo bakora ubugome, bica abantu, barafatwa, barwanya leta, barapfa. Abo nabo babaho. Noneho hari nk'umuntu usanganywe inzoga ariko noneho akanywa n'inzoga zangiza ubuzima cyane. Hari abantu bishwe n'umwijima kubera kunywa inzoga. Umwijima murabizi ntago uhita uremererwa iyo unywa alcohol iragenda mu mubiri ikica umwijima. Uburozi bwose umuntu ariye ni nk'inzoka ikuriye biragenda bikataka umwijima, n'inzoga rero zataka umwijima. Abantu benshi banywa kanyanga, abantu benshi ubona banywa buriya buyoga bwa suruduwiri cyangwa se bwa ngufu cyangwa bwaki, ubuyoga bumwe bubarusha imbaraga. Kenshi uragenda ukabona arimo aragenda asaza, uruhu rukushuka, ariko mu gihe gito yagatangira no kurwara umwijima, akabyimba umwijima, ukagira cirrhose, ugatangira kurekura amazi, akajya nyenya amazi, indi kuzura, bakavoma. Ubwo niko amafaranga atangiye kugenda, kandi nta muntu bashobora kuvoma imyaka 10 umwijima, no kuvuga ngo uwo muntu aba yarapfuye. Byanze bikunze iyo ufite umwijima wageze ku rwego rwa cirrhose, usigaje imyaka mike yo kubaho, kabone naho waba ufite amafaranga. Wenda bafite amafaranga menshi cyane, baragenda bakajya mu Buhinde, bigeze ku rwego umwijima basigaye bawukorera izindi operation, ukongera ukamera, ukamera, ukaba mushya, ukironovera. Ariko ibyo ngibyo bikorwa n'abakire. Hari abantu batari kuri urwo rwego. Ese wowe uri muri urwo rwego rw'abakire ku buryo ushobora kugira iyo capacity yo kugenda mu Buhinde bakabigukorera? Ni ukuvuga ngo please dutekereze kabiri. Hari ukuntu sosiyete nyarwanda iri kugenda yangirika buhoro, ariko biri kuva no ku nzoga. Inzoga twe tukabirebera tukajya mu bisanzwe kubera bagwaye liberté. Ni igihugu cya demokrasi, nta muntu bazabuza kujya mu kabari, ntawe bazabuza kunywa inzoga. Ariko noneho wowe ubwawe tekereza twice. Ni nka kwa kundi uvuga ngo ngewe ndashaka kwiyica, okay, bakahita baguhereza ishoka ukiyica, cyangwa se bakaguha imbunda bati ngaho irasi. Urumva wowe ubwawe wishoreje ubuzima bwawe, kandi byashobokaga ko wabaho igihe kirekire, waramba, watera imbere, waba kitoko, waba usa neza, waba ukeye. Reka nsoreza aha iki kiganiro. Abadukurikiye buri wese yitekerezeho, urebe aho inzoga zikugejeje, niki kizi inzoga zakugejejeho. Hari n'abantu banywa inzoga bakajya kuryamana n'abantu, agakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu atatekereje, atateganyije, noneho ntanikingire ya mibonano mpuzabitsina akayikoreraho. Mu bintu byo gukoreraho imibonano mpuzabitsina harimo ibintu byinshi abantu batajya batekereza. Harimo daboro kushobora kwandura hepatite C cyangwa hepatite ni general. Hepatite ntabwo kugeza ubu wavuga ngo uzakira hepatite. Bashobora kutreatinga hepatite ariko ushobora no kudakirika kwica. Ushobora kwandura virusi itera sida. Ibyo mwabigize nk'agakino. Abantu bamwe batekereza ko sida itabaho, ariko iyo ibagezeho nibwo babasha kumenya ko sida ibaho. Icyuririzi cya sida kigufata ku bushake, kikakumena, kikaguta hasi. Birashoboka cyane ko nayo yakugeraho. Ushobora gusanga uwo muntu yari afite n'ibindi birwara, za gonococcus, za mburugu, imitezi n'ibindi. Ushobora gusanga umuntu yari afite infection, infection urinaire, ugagenda ugakongeza umugore wawe. Ushobora gusanga cyangwa umugabo wawe, ushobora gusanga mu by'ukuri uwo muntu ari amademo amubamo, ku buryo wowe iyo uryamanye nawe ya madema kukiramo, nawe akakuzamo, none ugatangira kugira ibindi bibazo. Kugira ngo ayo madema azakuveho bikagusaba igihe kirekire cya deliverance utazanapfa kubona, kuko umuntu uzakwicaraho ukwezi agusengera ataruhuka ninde? Ni ikibazo. Aho rero niho nifuza gusoreza, ariko buri wese yitekerezeho, ureba avenir yawe, ureba aho werekeza, umenye neza ko ni wowe uzicira inzira, ni wowe uzamenya aho place ubuzima bwawe. Wowe ni amahitamo yawe. Imana izazishyigikira ibitekerezo byawe. Reka rero mbashimire, Imana ibahe umugisha naho utaha.